Yes, ni amarira n'agahinda rero gakomeye cyane nyuma y'uko bategurira filime yitwa Impanga Series. Bagiye bakina filime nyinshi mwamumenye nka Bahavu. Ubu ngubu rero bikaba ari amarira ndetse n'agahinda nyuma yo kwitaba Imana. Nk'uko mwagiye mubona umuhango wo kumushyingura wagenze, ni inkuru yasohotse ku mugoroba, ndakeka imaze amasaha hafi 10. Umutwe w'amagambo uragira uti ni amarira n'agahinda kwa Bahavu nyir'impanga Impanga Series yitabye Imana. Ni amakuru yizewe kandi ni amakuru yizewe 100% kuko twavuze ko aho kugira ngo tuzatangaze amakuru y'igihuha, twebwe tuzareka gukora inkuru. Ni ibyizerwa rero abantu bakunda sinema rero, cyane cyane by'umwihariko abantu bakunda filime nyarwanda ndetse n'abakundaga Impanga Series uburyo yagitingamo, mumfashe tumubwire ngo iruhuko ridashira ndetse aruhukire mu mahoro, Imana ikomeze kumurinda. Ngira ngo muraza kugenda mubibona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ese yazize iki? Ese asize abana bangahe? Umuryango wawe usize hehe? Ibyo byose tuzagenda tubigarukaho ndetse tunabisesengura mu buryo bugiye bugaragara. Ngira ngo muri kubabona hano rero umwe wakinaga Impanga nyine wundi uri kumwe n'umugabo we, ndakeka uyu niwe Bahavu n'umugabo we ubwo bari baje gushyingura. Ni ibintu abantu benshi byababaje, abantu benshi barize, ariko nta kundi nyine muri iyi si habaho ubuzima ndetse n'urupfu, byose ni ibintu biba muri iyi si. Ntabwo umuntu yatura nk'umusozi, natwe twese igihe kiba kizagera tugacishe. Ni ngayo nguko rero yamaze kwitaba Imana ndetse bamushyinguye ku mugoroba wa tariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2025. ngira ngo rero tuvuga ati Imana imwakire mu bayo, ndetse kandi abasigaye Imana isigarane nabo, imiryango ye, abana n'ibindi. Nge ntabwo nabashije gusobanukirwa neza bitewe n'umutwe w'amagambo nabonye, gusa banditseho ko Impanga Series yamaze upfa yitabye Imana. Ariko njyewe narinzi ko abakina Impanga nyine ubwo n'abantu benshi nyine muraza kugenda mubisobanukirwa, kuko hari abantu batasobanukiwe bitewe n'uburyo Chita yatangaje ino nkuru akandikaho uwo mutwe w'amagambo. Twe tuzi yuko uwukina Impanga ari Bahavu nyine ari uyikina wenyine. Kuba rero banditseho ku mutwe w'amagambo ngo ni amarira n'agahinda kwa Bahavu Impanga Series yapfuye, ubwo turaza kumenya neza uwakinaga Impanga ninde, ese uwitwaga gutyo ninde, kugira ngo tuze gusobanukirwa neza uwitabye Imana. Gusa nabazaniye ifoto y'uwitabye Imana nk'uko muri kubibona hano mbere y'uko bajya gushyingura. Muri kubona iyi foto, ubwo abayizi muradufasha gusobanurira n'abandi batasobanukiwe neza iyi foto cyangwa se uwitabye Imana arinde, muradufasha kugenda mubisobanura muri comment kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa neza, bataza kuyoberwa ibyari byo, kandi mu by'ukuri tuba twakoze inkuru ngo dusangize amakuru ndetse tunamenyeshe by'umwihariko abakunzi babo uko byifashe hirya no hino. Ubwo rero umuntu wumvise ino nkuru akaba azi neza nyiri iyi foto, aradufasha kujya muri comment adusobanurire neza, avuga ati uwitabye Imana ni runaka n'uyu n'uyu, kugira ngo n'abandi bagenzi bacu baza kureba ino nkuru baze kubasha gusobanukirwa uko byifashe. Ndabashimiye rero abantu mukomeza kugenda mukurikirana ibiganiro byacu, by'umwihariko n'abaduha ibitekerezo byanyu, mukarushaho kudufasha gusakaza amakuru meza kandi yizewe 100%. Ubwo rero nawe nimba urimo wumve ko rwose amashimwe yacu nawe akugomba kandi agomba kukugeraho neza gatanu ku kandi. Iyi channel ni One More Filime, tuvuga amakuru agiye atandukanye, yaba amakuru ya sinema ndetse n'andi makuru yo hirya no hino aba yagiye avugwa. Ngira ngo mukanya turaza kugenda dukurikirana izindi nkuru uko bwije nuko bukeye, tuzajya tugenda duhererekanya amakuru kugira ngo tubashe kugerwaho n'amakuru meza kandi yizewe. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri channel rero uze kwibuka gukanda subscribe kugira ngo ubutaha nizajya nkora inkuru nk'izi ngizi zitazajya zigucika, zijye zikugeraho. Reka ngire ni abagize ibyago, by'umwihariko umuryango w'Impanga Series, mukomeze kwihangana no gukomera, ndetse n'abakunzi ba sinema muri rusange mwese mukomeze
mukomeze kwihangana kandi niko bigenda mu isi nyine. Imana yo mu ijuru ibarinde isigarane n'abasigaye, ndetse kandi n'uwagiye Imana imuhe gutura mu mahoro. Mukomeze rero kugira uwa kabiri mwiza. Izindi nkuru zo nakagaruka, ntabwo navuga ko inkuru ziba zirangiye, ahubwo inkuru ziba zitangiye. Uyu munsi ni inkuru nyamukuru rwose kabisa. Bye bye, ciao ciao.